Twongeye kubasuhuza ikaze kuri Nerika TV. Uyu munsi turabwira ubusobanuro bw'inzozi. Nkusa ukanda kuri iyo nzogera niba utarayikandaho kandi unatubwira igitekerezo cy'ibyo utatuzakubwira. Uyu munsi turabwira ubusobanuro bw'inzozi kurota imodoka ikugonga. Ese wowe izo nzozi ujya uzirota? Akenshi mu buzima dukunda kurota ariko ntitubyiteho. Rimwe na rimwe hari igihe turota inzozi tukazibagirwa. Ariko umva ubusobanuro bwo kurota imodoka ikugonga. Ese wowe wigeze ubirota? Dukurikire tukubwire ubusobanuro bwabyo. Kurota imodoka ikugonga bishobora kugira ibisobanuro byinshi bitandukanye bitewe n'ibiri muri izo nzozi ndetse n'uko wiyumva mu buzima busanzwe. Muri rusange izi nzozi zishobora gusobanura ibintu bikurikira. Icya mbere, kuba ufite ibibazo bikomeye cyangwa igitutu. Imodoka ikugonga ishobora kuba ishusho y'ikintu kinini cyangwa ikibazo gikomeye wumva ugiye guhura nacyo mu buzima, kigiye kukugirira nabi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya kabiri, kugira impinduka zidakenewe cyangwa zitunguranye. Kugira impinduka zidakenewe cyangwa zitunguranye biri mu mwe mu nzozi umuntu ashaka kurota ari uko imodoka yamugonze. Bishobora gusobanura ko hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi utateganyaga, kandi ukaba wumva ubura uko ubyitwaramo. Gatatu, kubura igenzura ku buzima bwawe. Iyo urota wibasiwe n'imodoka bishobora gusobanura ko wumva udafite ijambo cyangwa ubushobozi bwo kugenzura ibikubaho. Ibi ni bimwe mu bisobanuro bishobora kukwereka ko uri mu bibazo cyangwa se utari mu bibazo bitewe n'uburyo ubirosemo. Kane, gutinya gukora amakosa cyangwa kugira ingaruka mbi. Bishobora kandi kuba ishusho y'impungenge ku kintu wakora bikakuviramo ingaruka cyangwa se bikakuviramo ingaruka mbi. Waba wibuka andi makuru y'inzozi nko aho byabereye cyangwa uko wiyumvaga nyuma yayo? Ibyo byafasha gusobanura ibisobanuro birushijeho. Mwakoze wogeje kuri uyu munota, ndagushimira cyane. Murakoze, mugire ibihe byiza.